akagukuramo akaguhindura umwana we kubw'ubuntu. Wibuke ko ntacyo wakoze ahubwo ari kubw'ubuntu. Umushimire, umushimire. Ati ngwino mwana nkunda, muruhure mubwira ayo magambo. Nari ndushye nguyu mwumva, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda, mwana nkunda. Reka tumukomera amashyi menshi cyane. Tukiri muri uyu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana, reka tunamuramishe n'ibyo yaduhaye, ubutunzi bwacu. Imbere hano hari aho duturira, ariko hari na nimero ya telefone twaturiraho, hanyuma dukomeze twinjire ibwina ku mutima w'Imana. Amen. Kuramya ntabwo ari ukuririmba gusa, n'ubutunzi bwacu buramya Imana. Haleluya, haleluya. Tugeze ku maturo muraceceka. Haleluya. Yes. Reka duhaguruke n'ubundi dukomeze dufatikanye dutange amaturo kuri 078 ku bakoresha telefone, 078 71 71 64 366. Ndasubiramo rimwe, 078 71 64 366. Ubaye utabyumvishe neza, abaprotokora aho bari wabasanga bagufasha nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze turamye Imana. Yes. Naya Yesu cya kiganza nacyo nice, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawunuha Yesu Kristo. Ayo maraso naya Yesu cya kiganza nacyo nice, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawunuha. Ayo maraso naya Yesu cya kiganza nacyo, wa w'imbabazi nyinshi nawunuha Yesu. Turi mara twese. Ayo maraso naya Yesu cya kiganza
mwami wacu Yesu Kristo wa mutima wa mutima w'imbabazi nyinshi naonua. haleluya Yesu wa mutima we wa mutima w'imbabazi nyinshi naonua. Yesu Yesu Kristo ayo maraso naya Yesu cya kiganza bateye imisumari cyakiganza nacyo nice nacyo nije wa mutima wa mutima w'imbabazi nyinshi naonua. Yesu Kristo Yesu haleluya wa mutima we wa mutima w'imbabazi nyinshi naonua. Yesu watubambiwe Yesu hayi wa mutima w'imbabazi nawo n'umwami wacu Yesu hayi wa mutima wa hey nawo nuwande nawuduwa Yesu wenyine Yesu ayo maraso cya kiganza nacyo cyari icye wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwabaye oh wa mutima wa hey w'imbabazi nyinshi nawo nuwabaye Yesu Yesu ai wa mutima we wa mutima w'imbabazi nyinshi naonua. Yesu Kristo yanyomuje amavuta y'igiciro cyinshi yamfutse inguma zose nari mfite inguma zose nari turimbara yanyomoje amavuta we amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose
zose zose nari turimbara twese byanyomoje yanyomoje byanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi byapfutse yapfutse inguma zose zose nari nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyomora aranyiza yishura imyenda turimbara yanjye twese yose nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho babaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho nawe reka ubyature angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose nanjye ndi mubo nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora aranyomora aranyiza yishura imyenda yanjye yose haleluya 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 amen ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima Musa reka turimba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba wa Yesu we ndashima yanziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima we ndashima umusaraba reka nawe ubyature ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu masarasuka wamuze nase haleluya nagaruka nyemerera uzamura ibiganza byawe dushime urwo rukundo rw'Imana dore urukundo
ngwamuze nase nagaruka nzagushimira dorurukundo rwatumye aza mw'isi y'ibyaha kugira ngo adukize turashima urukundo rw'Imana, turashima kugira neza kw'Imana. Dorurukundo, haleluya, watunyapfira ibyaha muva maze arasuka wamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo. turashima urukundo rw'Imana. yiyungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo. turimbane Imana yashimye kwiyungiramo n'abantu. Imana yiyungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. niyo nzira yonyine Imana yashimye. ni muri Yesu we, ni muri Yesu Kristo twongere kandi ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu haleluya urupfu rwiwe haleluya. Imana yiyungiyemo natwe ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu. utarigeze kumenya icyaha na rimwe, Imana yamuhinduye icyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. twongere kandi utarigeze habe n'umunsi wa rimwe kumenya icyaha. Imana yamuhinduye icyaha ku bwanjye nawe utarigeze kumenya icyaha. Imana yacu, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba
yesu wakubatuye watwunze hashime hashime haleluya uyu mugoroba turashima yesu watubatuye uyu mugoroba turashima yesu watwunze n'imana watwunze hahimbazwe hahimbazwe yesu haleluya niwe wenyine watwunze reka twumva amajwi yanyu hashimwe hashimwe reka nawe umushime reka nawe umushyire hejuru haleluya niwe wenyine watwunze n'imana nta wundi ukwiriye gushyirwa hejuru hashimwe hashimwe kandi hashimwe hashimwe yesu watwunze n'imana haleluya kadukomere imana amashyi menshi amashyi menshi warushaho cyane 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 haleluya shimwa ko wanyijije yesu we shimwa ko wanyijije haleluya niho mbonera amahoro niho mbonera amahoro munsi yaho niho mbonera agakiza munsi yaho niho mbonera amahoro niho
bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turemye imbaraga zawe ibidashobokera ibidashobokera abana imbere yawe birashoboka imigambi yawe si imbaraga ibidashobokera abana baba amajwi yacu gusa imigambi yawe Imana ibaha umugisha imbaraga imigambi yawe kandi imigambi yawe ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe kandi imbere yawe birashoboka imbere yawe kandi imbere yawe birashoboka imigambi yawe si iy'abantu imbaraga zawe si izabo ibidashobokera abana imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi banaramanutse gikuzimu wemeye kuzakurwanira kunesha n'ukwawe turibane kunesha n'ukwawe murenge dusubiremo kunesha kwawe kunesha n'ukwawe murenge tumubwire ayo magambo kunesha kunesha n'ukwawe murenge kunesha n'ukwawe kunesha n'ukwawe imigambi yawe si iy'abantu imbaraga zawe ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe ibidashobokera ibidashobokera abana imbere yawe birashoboka twongere tumukomere amashyi arenze aho ngaho tumushimire haleluya bidashobokera abana b'abantu murahari reka mbasabe tumuvugirize akaruru tumukomere n'amashyi menshi Yes, yes. Reka tumushimire dukoresheje n'amagambo gatoya tumubwire warakoze kutuba hafi warakoze kudukura mu byaha warakoze kutuneshereza warakoze kudutsindishiriza bimubwire ku giti cyawe ryasanyisho ribe pasono bibwire Imana ayo magambo ubwire yes 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 bimubwire ubimubwire ubimubwire thank you Jesus turagushimiye mwami kuri mwiza tukuzamuriye amaboko yacu hejuru aya maboko nayo tukuzamuriye tuguha icyubahiro ntabwo twabona amagambo yabisobanura ntabwo twabona indirimbo twaririmba zibisobanura ntabwo twabona imbyino tubyina zibisobanura icyubahiro uhabwe icyubahiro urupfu ruba rwaratumize bunguri iyo utaba hafi yacu Satani aba yaratwibye iyo utaba hafi yacu ariko turagushimiye
kuri umurengezi w'ubugingo bwacu, uri umurengezi wacu Mwami. Reka twongere tumukomere amashyi. Yes, reka tubarureho gatoya mube mwicayeho gato.